ntabwo dugorewe kukubona mu mafilime yagiye atandukanye, ntabwo uheruka kugaragara, byagenze bite? Uko nagaragaraga kera mu mafilime mwageze aho mukambura, ubwo nicyo wari ushatse kuvuga. Yego. Koko byabayeho, ariko bibaho igihe gitoya, ariko noneho naje nje ahubwo mugore Korogati kugira ngo mujye museka, kandi mufate n'inyigisho kuko nge nsetsa abantu ariko nabigisha. Reka twongere tubasuhuze kandi tubaha ikaze, mwakoze subscribe ndetse tubasuhuze bari mu bice bigiye bitandukanye mudukurikirana umunsi ku wundi. Ndi kumwe na Muzehe Keve aka Babalao aka afite amazina agiye atandukanye, ariko amazina ye yanyaye bamwita Nkundabanyanga Jean Paul ndetse cyangwa Ndabazi, nawe niyagiye akoresha mu mafilime agiye atandukanye. Turakwakiriye. Murakoze cyane munyamakuru, nanjye rwose nishimiye ukuntu munyakiriye. Umeze neza? Ariko ubundi vuga si ngoma kugira ngo ngiye nkuvuge, nubwo nagiye mvuga wasanga ari nabeshye. Kwivuga byo byaba ari nka repetition, kuko nubundi wavuze uti yitwa Jean Paul Nkundabanyanga, nuko nitwa. Andi mazina yose Keve, Babalao, Muzehe Keve, Shuni Nyirurugo, Ndabazi, ni amazina menshi bitewe na filime twagiye dukora. Ndakwibuka muri filime nigeze gukubonamo bagusize ngo wagiye mu bukwe ugasigara ku ubwo inzoga ukazishakira abakiriya. Ni wowe cyane Gasasira, ni wowe wari ugiye mu bukwe? Ni nge wari wagiye guhemba umukobwa wanjye, noneho urugo ndusigaho Gasasira. Akimara kubona mpagurutse yagiye mu tubari ateza cyamunara aragurisha mu gutaha, ubwo mbura icyo mpa abo twajyanye batwaye uruhembo nagiye guhemba. Naho rero muri uwo mukino nitwaga Shuni Nyirurugo. Yego. Urumva guhemuka gutyo, ubu ngubu sinzi uko byagenda, ariko ndumva bitakibaho yenda, kuko abanyarwanda tumaze kugira umuco uturanga, kandi icyo nabifuriza nuko twawukomeza tukarangwa, abanyarwanda tukarangwa n'umuco nyarwanda. Yego. Wubaka. Yego. Wenda ntabwo dugorewe kukubona mu mafilime yagiye atandukanye, ntabwo uheruka kugaragara, byagenze bite? Hari abantu benshi twagiye tubona mu mafilime banashimishije abanyarwanda muri rusange, ariko byakugendekeye gute? N'ubu bagikina ndetse bamwe na bamwe hari igihe baba baragiye, ariko ntitumenye ngo bimeze bite, bagiye hehe, se bagiye mu bindi, bihagaze bite? Journaliste, ushatse kumbwira ko uko nagaragaraga kera mu mafilime mwageze aho mukambura, ubwo nicyo wari ushatse kuvuga. Yego. Koko byabayeho, ariko bibaho igihe gitoya, ariko noneho naje nje ahubwo mugore Korogati kugira ngo mujye museka, kandi mufate n'inyigisho kuko nge nsetsa abantu ariko nabigisha. Ushobora kubwira yenda kuvuga ngo naje, wagarutse mu buhe buryo? Wagarutse hari filime urimo igiye gusohoka cyangwa? Filime zo turimo turandika, n'ubu hariyo maze kwandika, ariko ntituratangira kuyishutinga. Ndumva rwose izagira ikibwira abanyarwanda. Yego. Yitwa ngo Intandaro.
intandaro ni ukuvuga ngo abantu bazaseka bazumirwa kandi buri wese uzayireba azibonamo. Mu gihe wari umaze udakora waruhugiye mu biki? Mu gihe nari maze ntakora ntabwo ari ukuvuga ngo nari maze ntakora, ahubwo ni ukuvuga ngo nahamagarwaga. Tuvuge yenda niba umpamagaye ugasanga undi yampamagaye, ejo wazampamagara ugasanga abandi bampamagaye. Yego, nuko byagenze. Ntabwo nigeze ndepoza gukina, ahubwo nuko nashakwaga yego n'abantu. Yego, turacyakomeza tuganira ku badukurikiye ndetse n'abari bagukumbuye. Wavuze ko ari filime mugiye gukina. Iyo filime ubutumwa burimo ni ubuhe? Ni ukuvuga ngo ni intandaro, stadule, intandaro. Ubundi intandaro ni ukuvuga ngo ni intandaro y'ikintu. Yego, niyo mpamvu navuze ngo buri wese azibonamo. Niba uri umuhinzi, hari impamvu yego ituma witwa umuhinzi kuko ufite yenda naho hinga. Niba uri mwarimu, hari intandaro, hari aho byaturutse kugira ngo ube warabaye mwarimu. Niyo mpamvu navuze ngo buri wese azibonamo. Mu gihe cyashize, mu gihe cyanyu niko nabivuga, mu mwaka nk'icumi ishize no muri iki gihe tugezemo, ubona ko filime imaze kuva imaze kugera hehe? Urebye twe nk'abanyarwanda twahereye ku mateyatere, tukagenda tugakina yenda nko mu masare, ariko teyatere zigisha. Nyuma noneho bagafata videwo ariko batarakora filime. Videwo ni ukuvuga ngo bose bakazamo. Videwo ni videwo itandukanye na filime. Ni ukuvuga urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo filime noneho itandukanye n'ibyo. Ni ukuvuga ngo tumaze kugera kure, ariko irindi banga ku mafilime yacu, abanditsi cyangwa n'abakinnyi bajye bagerageza balance, bagushe ku ngingo yigisha, bitari uguseka gusa. Nibura umuntu ubonye iyo filime aseke kandi akuremo n'inyigisho. Yego, naho ubundi filime nyarwanda zimaze kugera hejuru kurusha uko twatangiye. None se Babalawo, karame, ikintu ngiye nshaka kukwibariza, ubona ari iki cyakorwa kugira ngo filime nyarwanda cyangwa sinema nyarwanda ibe yatera imbere ikarenga hano iri? Icyakorwa ni hahandi nahoze mvuga, ni abanditsi, umwanditsi ajye yandika afite le sujet principal ya filime. Na mbogamizi se muhura nazo kujyo byaba bituma abanditsi bandika ibintu bituma bavuga ati kaducuruze ku isoko rya YouTube cyangwa social media, apana kuba twavuga ngo reka dutargeting kuba twatanga message? Okay, ngira ngo le sujet principal niyo message. Niyo message. Biracyagaruka rero ku banditsi. Umwanditsi akajya hariya akabwira umuntu ngo kina, yenda ngo ugaragaza inkengero, tuvuga ibishego, akumva ko ibyo abantu bazabibona baseke, ariko nta nyigisho bazakuramo. None se reka nkubaze Babalawo, filime nyarwanda turebye ku biciro cyangwa se kugira ngo ube washotinga, urabibona ntago ubona na mbogamizi zibamo kuba uvuga ati hari narindi soko rihari kuko YouTube ari irebwa?
okay urakoze cyane journaliste ikibazo kiri aho nuko nta kosora rihari. ni iki nyine ni iki muri gukora kugira ngo muvuge ati izi filime zirababyarira umusaruro? aha icyo twakora turimo turashakisha uburyo buryohesha ibyo dukora kandi binigisha. ikindi twabonye ku bijyanye n'abavuga ngo bakina filime twabonye bimeze nk'amakomedi, kandi komedi ni ugusetsa ariko ugasanga uko gusetsa nta butumwa burimo bwakwigisha umuntu. ubundi filime na komedi nkawe babara wimenyereye cyangwa muzekeze, filime na komedi ubutandukanye ni izahe? Différence entre film et comédie, nanabivuze, komedi ni komedi ni ukwerekana urwasaya ugaseka ukerekana amenyo ukishima, mbese ni nk'umudiho ukaba wanahaguruka ugaceza ukabyina, ariko wavaho aho uri bwicare ukibaza icyo wakuye muri bya bindi ukakibura. none se ngende ndashaka kwibariza, ni iki gituma ni iki nyine gituma aka kanya mwebwe ba kera mwinjire muri sinema, aka kanya ari mwe musa nk'abari hasi ku kijyanye n'amikoro, abariho aka kanya bakaba bameze neza, bahagaze neza? ibyo rwose ubirirwa ubimbaza, ibyo ubirirwa ubimbaza. urugero twe twatangiye dukorera hari aho nakoze nkorera amafaranga 300 ku munsi, ariko ujya hari ubu ngubu uyu munsi agasetsa akagira gute baramuha amadolari arenga 1000 n'agahumbi. nyine mwebwe ba kera muri gukora iki kugira ngo namwe ibyo bintu bibagereho? ikitugeraho ni uko twagira imbaraga, mbese tugaharanira kubarusha imaje, tugaharanira kubarusha inyigisho, ubabona n'utubona akadutandukanya. ikindi mu gihe watangiye gukina sinema nyarwanda cyangwa filime nyarwanda umaze kuva he, umaze kugera he, wakuyemo iki kuva watangira kwiga? okay urakoze cyane. Théâtre ngira ngo natangiye 87 87 abana biga primaire, ubu hafi ya bose ntawe ukiga primaire, barangije n'amasecondaire. Ça c'est un. Deuxièmement, nuko kugeza ubu ntawe urantunga urutoki ngo na mukoreye icyaha yenda nko kwiba kugira gute. Yego. Troisièmement, nuko ntahi iwanjye. Wakuye muri filime nyarwanda? D'accord. aho ni wakuye filime, aho utuye cyangwa ibyo utunze bikuye muri filime nyarwanda? Okay, n'abana ubu batangiye kubona imirimo, barangije kwiga. filime nyarwanda bo yagutunga? Filime nyarwanda cyangwa ko gukina filime byagutunga mu Rwanda? Mu Rwanda nta kindi kintu ukora cyane rwose, cyane kuko nibyo nahoze nkubwira. Twebwe abo hambere twabonaga urusenda, siko bavuga, ariko abubu barafata umutwaro w'amadolari bakabahereza. ni ukuvuga rero ubu yagutunga, uzaba amaso ntiyiyandarike. uwo mutwaro w'amadolari ushobora kumutunga, ushobora kumugurira imodoka, moto, inzu akoreramo, numva rwose byamutunga. ariko Jack byaramukishije kandi yavuze ko yiyandaritse, kandi Jack mwarakinanye.
Jacques eh okay, ça dépend burya no kwiga ni byiza kwiga ni byiza gute nyine Jacques ntago yize d'accord urakoze cyane ariko nk'umuntu wageze mu ishuri asubira inyuma muri ya makayi Jacques se yateye imbere n'ibyo agasubira muri ya makayi akavuga ati hari aho mu mibare twigaga benefice inyungu none umushahara qu'est-ce que je peux faire mukoresha iki bigatuma rero uwize atari kimwe n'utarize. Turimo tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu tugiranye, ni ubuhe butumwa ugenera abantu, urubyiruko muri rusange cyangwa n'abari gushaka kwinjira mu mwuga wa filime? Ubutumwa icya mbere ni ukubanza kubashimira cyane nk'abo bakinnyi ba filime, hanyuma nkashimira n'abafite besoin yo kuba abafilimeka, yo gukina amafilime. Nkaba nababwira ko kandi kwinjiramo ni ubuntu gusa, ariko bagire objectif uzinjiramo azinjiranemo intego. Nyine rabashije ngo ku rubyiruko inama wabagira, ese hari ikintu ejo bundi wenda tutarasoza mu gake dusenga usubiramo inyuma gato, ngo urubyiruko rurakenye nk'uko babivuze, ese we niko bibona? Ntabwo ari bose, ntabwo ari bose majorite. Okay, ntabwo ari bose. Nk'ubu hano mu mujyi wa Kigali hari nk'umwana w'umuhungu waba afite imyaka nka 13 akaba akiga na primaire ariko akaba afite imodoka. Ruswa y'igitsina bavuga muri sinema nyarwanda cyangwa filime nyarwanda irahari cyangwa ntayihari? Ruswa y'igitsina byose bibahora. Muze kusetse nk'umuntu ushaka ubiziho kontu. Oya birasekeje. Binjiremo ugasanga abantu ba boss ari kubaka amaruswa. Nyereka mwibari nta muntu wigize winjiza muri filime ukamuga ati banzo gire gutya tugire. Oya oya nka director wanyu. Oya kuba bibashinjaga cyane. Yego yenda nko gukora text muzi ko habamo ijonjora casting bakoze cyane. Bashobora kureba na gutya ariko wakurikira abatoranijwe nabo mwakastinze ukabona ugasanga biri difera harimo diferanse nta bundi rwose filime nyarwanda pe, ahubwo n'abazikunda rwose karibu. Miki na Regis urabazi? Inde? Miki ukina filime. Yego. Regis uramuzi? Oya ahubwo nawe ndakuzi. Nyine ndi kukubaza abantu kugira ngo ari ibintu ushaka kugira ngo tubwireho. Na Aguramozi aga umugabo wa Miki wakakanya uno mugabo saga ya Aga nako ya Miki na Regis ubundi wayifashe gute kuba noza Regis yarazanye Miki nyuma kaza kamwihinduka nyuma biza kuranja bashwanye banatukanye cyane bya bitutsi imyandagazi nawe tutavugira hano? Nihe mpamvu ishobora gutuma abantu batangiranye gutyo bashobora guhindukana gutyo muri sinema nyarwanda? Rega sinema nyarwanda wa mugani tuyita nyarwanda, ariko hari abavangamo
na kutime z'ahandi. Ni ukuvuga ngo niba unyicaje ku ntebe okay, yenda nkaba nkina neza kukurusha, wa mugani nzakomeza utombagire ntumbagire bitewe n'imikinire yanjye. hanyuma wowe usubire hasi kuko nkurusha gukina. nyine twebwe turi kureba tujya twumva ngo ruswa z'ibitsina ngo ibintu nk'ibyo ngibyo muri sinema urumva, ariko ukazana umuntu ugasanga ni indisipurine, sibyo? nta nubwo azi kwenda gukina neza kurenza abandi. nyine aho niho nshaka kudusobanurira murokirita mugendeye kuki. twebwe rero mu gutangira ibyo ntibyabagaho, ibyo ntibyabagaho pe. deja na n'ubu habaho kategori. ni ukuvuga umuntu urusha undi gukina akaba ari urokiritwa. niwe akaba urokiritwa, akaba ari no muri kategori ya mbere. umukurikiye umusatira mu rwego rwo gukina akaba doziyemu kategori. twaziyemu kategori akaba ari wa wundi umufigira. ariko nshobora kuba ndi umufigira nzi gukina. niyo mpamvu no gutegura imishahara ibitandukanye. habaho premiere kategori, doziyemu kategori, la troisième. ariko ngo murokirita ngo isura ntabwo murokirite ntuzi. ibyo ni iby'ubu ariko kera ntibyabagaho. premiere kategori nibyo nakubwiraga, ni wa muntu utanga le sujet principal y'umukino. okay, urakoze cyane. twiganira ku musozo, gira icyo ubwira abadukurikira. icyo nabwira abadukurikiye muri iki kiganiro no kubanza kubashimira, ariko nanabibabwiye kandi mbizeza ko rwose noneho ngarutse ndi mushya. mushake korogati mwoza amenyo mujye mwisekera. nduzi ko nge ryavuyemo rimwe, abakiyafite yose mugure korogati. murakoze cyane. yes, wakoze cyane.